Eka nguhe ikaze wowe wakomeje kuba natwe wakomeje kudukurikira, ndizera neza ko umeze neza uri hose hirya no hino uri mu Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze mu makuru yacu. Reka nkubwire ko hashize icyumweru ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwira amakuru y'umusore witwa Mutabazi Ferdinand wo mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Byavugwaga ko yashimuswe ndetse abantu batandukanye batangira kumutabariza. Uyu musore rero ni umucuruzi, aho bivuga ko afite iduka rifite agaciro ka miliyoni 35 mu karere ka Ruhango. Tariki ya 21 Ugushyingo umuryango we waramubuze ahagana saa 2 z'ijoro, uyoberwa aho yarengeye. Bukeye utangira gushakisha, ujya no gutanga ikirego kuri RIB station ya Ruhango. Ku rundi ruhande ariko ku mbuga nkoranyambaga abantu bo mu Rwanda no mu mahanga batangira gutabaza, bavuga ko uwo musore wari umuyoboke w'ishyaka rya Green Party yashimuswe n'inzego z'umutekano mu Rwanda, abandi bakavuga ko yaba yaragiriwe nabi. Ikinyamakuru Ibye mu gikorera mu Rwanda mu gushakisha ukuri ngo cyaje kubona amakuru ko uyu musore ngo yaba yaravuye iwe agatorongera kubera ibibazo by'amadeni yari afite. Ati twagerageje kubaza mu nzego zitandukanye kugezaho iyo nkuru, ati yabaye impamo ku cyumweru ndetse tubasha no kumuvugisha. Ni umusore uvuga atuje, atusobanura ko tariki ya 10 Ukuboza yari kuzakora ubukwe mu murenge, nyuma y'iminsi 10 agasezerana imbere y'Imana akava mu cyiciro cy'ingaragu akaba umugabo uhamye. Mu magambo ye Mutabazi yabwiye ikinyamakuru ry'Akadomo.com ko avuka mu karere ka Karongi, ariko ko yari afite ibikorwa by'ubucuruzi bw'ibyo kunywa ndetse no kurya mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Akarere ka Karongi ko kakaba gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba. Yaje gushakisha imibereho mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango. Yavuze ko atigeze ashimutwa, ahubwo ko yahunze iwe kubera ibibazo yari afitanye na murumuna we, na muramu we ndetse na mushiki we, ngo bari bafatanyije iryo duka. Hanyuma rero ngo baza kumva ko afite ubukwe, bafata umwanzuro wo kumusaba ko mbere y'uko abukora agomba kubanza kubaha imigabane yabo bose. Yagize ati baje kuba mu rugo ngo mpaka mbahe amafaranga cyangwa se dukomeze, ndababwira nti nibagume mu rugo dufatanye. Hashize igihe banyambura imfunguzo z'iduka, mbura uko mbigenza, mfata umwanzuro wo kuvuga ko ngo reka mbe ngiye mfata umwanya wo gutekereza kubimbayeho, kuko nari mfite n'ubukwe ku itariki ya 20 Ukuboza. Uko rero yatorotse ibibazo bikitwa ko yashimuswe. Tariki ya 21 Ugushyingo ngo yavuye iwe ajya i Nyaruguru, no kuvuga kamwe mu karere mu turere tugize intara y'Amajyepfo. Amara y'iminsi igera kuri 3 bukeye atega imodoka, ariko mu mazina ataraye, agana mu mujyi wa Kigali. Arara ku Kimironko mu gitondo cyaho, afata inzira agana i Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ngeze i Rwamagana kubera ukuntu numvise ko bashobora kuba baratanze itangazo ko napfuye cyangwa ko bambuze, mfata umuhanda ngeze ahantu bita mu Kabuga ka Musha, mbona umuntu musaba ubufasha. Ndamubwira nti nta muntu nishe, nta n'ikindi cyaha mfite usibye kuba narabuze kandi bari kunshakisha, barahangayitse cyane. Naramusabye ndamubwira nti tujyane mu ishyamba, nurangiza unzirike hanyuma ugende ku nzego z'ubuyobozi untabarize. Aravuga ngo hano hakorera igisirikare, ndahita njya kubabwira. Aragenda arababwira, basanga ndi mu ishyamba ndaziritse, barambohora banjyana kuri station ya polisi. Nyuma kuko numvaga ntameze neza, banjyana kwa muganga nkuko yabitangaje. Bwana Mutabazi rero yavuze ko kumwambura iduka rye bikozwe na muramu we hamwe na mushiki we ngo byatumye afata umwanzuro wo kugenda, kuko ngo ari ryo ryagombaga kumwishyurira amadeni yari afite. Yagize ati hari abandi nari imbereyemo amadeni, nibaza ukuntu nzayishyura. Ati biranyobera, mfata umwanzuro. Ati bintera ikibazo gikomeye cyane. Ati ngira intege nke, mfata umwanzuro wo kugenda nta muntu mbwiye. Ngo yari afite ideni rya banki rya miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi ngo yose ntiyari yakayishyuye kuko yari asigayemo miliyoni zigera kuri 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Yagize ati nta muntu wanshimuse, ninjye witwaye ku bushake, ndagenda njya ahantu ndatuza mu mutwe. Niyo mpamvu rero nabwiye umwana nti ujye kuri polisi cyangwa se ku gisirikare untabarize. Uwo muramu we ngo bari bafitanye rero amasezerano wo kugira ngo urugo rwe rubashe kubaho ukwarwo, ari uko ubufatanye bari bafitanye bwahagarara,
aho ngo mu Gushyingo uyu mwaka yagombaga rero kwishyura miliyoni zigera kuri 5,400 ndetse andi agera kuri miliyoni zigera kuri 2 z'amafaranga y'u Rwanda akayishyura muramu we muri Mutarama. Yagize ati muramu wanjye yumvise ko ngiye gukora ubukwe bahita aza ngo nta kuntu wajya gukora ubukwe utarama amafaranga yanjye cyangwa se ngo dufatanye, dukorana n'inyandiko y'uko dufatanyije ko ningeza mu Gushyingo ntaramuha ayo mafaranga tugomba gukomeza gufatanya. Uyu musore rero yasabye imbabazi ubuyobozi n'umurenge we n'umuryango we, avuga ko rero abantu bakwiriye kwirinda kubeshya. Yagize ati nasaba imbabazi ko natekereje uburyo butaboneye bwo kwiburisha kandi abantu bajya bagira ibibazo bakabimenyesha ubuyobozi. Ati yamaye rero mu by'ukuri ati inoti y'amafaranga 2,000 ngo muzirike. Uyu musore witwa Angoni y'umugabo wamuziritse w'imyaka 25 mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Murire niwe rero wahawe akazi ko guhambira Manirakiza ngo yaratashye nimugoroba avuye gukora ubuyede ku itariki 27 Ugushyingo 2020. Icyo gihe ngo rero ngo yageze ku muhanda abona imodoka irahagaze, hasohokamo umusore aramubwira ati ngo akazi, undi ati hamubwira ko nta kibazo. Ngo uwo musore yamubwiye ko yaba amutegereje gato, undi ajya mu iduka riri hafi aho ngaho agura agatambaro, nyuma arongera aragaruka. Ngo yabanje rero kumubaza niba nta matangazo yigeze yumva y'umuntu wabuze, undi amubwira ko nta yumvise. Agize ati rero uwo muntu wabuze ni njye kandi uwo muntu yakoreraga ishyaka ntibuka. Ati nturutse mu Ruhango. Arambaza ati amashyamba yaha urayazi? Ndayazi. Ati tugende mu ishyamba nkubwire. Ampa imigozi. Ati urabona imigozi 2, umwe urawumpambira mu kanwa, agatambaro ukampambira mu maso, undi unzirike ku giti, nurangiza ugende ubwire ubuyobozi. Ngo yahise rero amuha amafaranga 2,000 kuko ngo aho yaravuye ku kazi atari yahembwe, ahita rero ayafata ateganya kuyakoresha ku munsi ukurikiyeho. Ati birangiye ajya kumenyesha ikigo cya gisirikare kiri hafi aho nk'uko bari babyumvikanye. Ati yarambwiye ngo uvuge ko uciyeho ugiye kwihagarika ukumva umuntu ari gutaka. Ngo basirikare arakimara rero kubibabwira bahise bajya kureba basanga koko umusore mu ishyamba, baramufotora, barangije basaba uwo musore kumubohora, baramujyana. RIB rero ikaba yaratabajwe na nyina wabo. Umuvugizi w'umusigire wa RIB Dr. Murangira Bitieri yabwiye ikinyamakuru ry'Akadomo.com ko kugira ngo bamenye ko uwo musore yabuze ngo byaturutse kuri nyina wabo watanze ikirego asaba ko yafashwa kumushakisha. Yagize ati tariki 25 Ugushyingo 2020 RIB station ya Ruhango yakira ikirego gitanzwe na Nyiraneza Martin amubereye nyina wabo, avuga ko umusore witwa Mutabazi Ferdinand yaburi birengero. Iperereza kandi ngo ryahise ritangira tariki 27 Ugushyingo, aza gusangwa mu ishyamba aziritse mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Musha, akagari ka Musha, umudugudu wa Rugarama. Yakomeje avuga ko mu ibazwa rye ry'uburyo yaba yarageze mu karere ka Rwamagana muri iryo shyamba, yavuze ko yagambaniwe ngo na muramu we witwa Nshimiyimana Samuel, akaba ari we rero watumye ashimutwa ngo n'abantu atazi. Ngo iperereza ryarakomeje, aza kwemera ubugenzacyaha ko abeshya ko ahubwo yari afitanye ibibazo by'amafaranga menshi cyane muramu we, akaba yaragiraga ngo amufungishe ibyo bibazo by'amafaranga birangire. Yagize ati Mutabazi Ferdinand yabwiye ubugenzacyaha ko ageze mu murenge wa Musha yashatse umuntu ngo amusaba ko bajya mu gashyamba akamuzirika ku giti, yarangiza akajya kumutabariza, hanyuma rero Mutabazi nawe akamuha amafaranga. Niko rero byagenze koko, wa muntu yaramuziritse arangije ajya kumutabariza koko, inzego zose zirahurira. Dr. Bitieri Murangira umuvugizi wa RIB yasabye rero abaturarwanda kwirinda ibyaha nk'ibi, ahubwo bakumva ko ibibazo byose bahura nabyo byakemuka mu buryo bw'ubwumvikane cyangwa se bakitabaza inzego z'ubuyobozi. Yagize ati ibi Bwana Mutabazi yakoze ni urugero rwa bimwe mu birego RIB yakira by'abantu bavuga ko babura ibirengero kandi mu by'ukuri ahubwo baba baragiye bafite ibyo bahunga. Bimwe muri ibyo birego ni by'abantu bava aho batuye batabwiye imiryango yabo, babiterwa n'ibibazo bitandukanye nk'ibyo byo guhunga amadeni cyangwa se ibindi bibazo bafite mu miryango yabo. Bamwe rero bagashaka abo babigerekaho. Ati hari n'abajya mu mahanga ukazumva baragiye mu mitwe y'iterabwoba cyangwa se bamwe bakajya mu bindi bihugu ndetse ntibanaboneke uko bagumya akwihisha. Yakomeje agira ati kwitwaza ko washimuswe cyangwa se waburi birengero ukeka ko aribwo ibibazo ufite bizakemuka ni ukwibeshya, ahubwo uba wongera ibibazo mu bindi. Ubu uyu musore afungiye kuri station ya RIB ya Ruhango aho akurikiranyweho icyaha cyo kurega undi umubeshyera
ndetse aramutse agihamijwe n'urukiko yahabwa igihano kitari munsi y'amezi 2 ariko kitarengeje amezi 6 ndetse n'ihazabu iri hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda nk'uko bitangazwa. Ngibyo rero mu by'ukuri ibyo uyu mugabo wakomeje kugira kugaragazwa ko yashimuswe ndetse inzego